hari umuntu waharaniye uburenganzira bwa muntu, kubohora ndetse no kurwanira ishyaka, akanabigira mu guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, dore ko ari nawe wari urangaje imbere ingabo za RPF Inkotanyi zabohoye igihugu cyacu, yaharaniye gukura igihugu cyacu mu icuraburindi. Nta wundi ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mu gutangira turabanza turebere hamwe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yavutse ryari, ni muntu ki, yavukiye he, yakuze ate, yakuranye na bande, amateka ndetse n'ibigwi bye ni byo udakwiye gucika mu kiganiro cya none. Hari kuwa gatatu tariki ya 23 Ukwakira mu mwaka w'1957 nibwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabonye izuba. Wari umunsi udasanzwe mu muryango we kuko wari wibarutse intwari ndetse n'umwana uzacungura u Rwanda n'abarutuye. Yavukiye hafi y'umujyi wa Ruhango mu ntara y'Amajyepfo mu cyahoze ari komine Tambwe, yari komine imwe mu zari zigize Perefegitura ya Gitarama, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo, ariko aha ni mbere yo guhungira hanze y'igihugu. Paul Kagame ni bucura mu muryango w'abana 6 bavukana. Se yitwa Deogratias Rutagambwa, yakomokaga mu muryango w'umwami Mutara III Rudahigwa, umwami wari mu ngoma mu mwaka w'1931, akaba ari nawe wari urongoye u Rwanda muri icyo gihe, uri no mu cyiciro cy'intwari z'Imena, waje gutanga mu mwaka w'1959. Ariko aha Paul Kagame ntiyahisemo kubaho ubuzima bushamikiye cyane ku ngoma ya cyami, ahubwo yahisemo kubaho ubuzima bwe busanzwe. Nyina akaba yaritwaga Steria Rutagambwa, nawe wari ufitanye isano ya hafi n'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalia Gicanda. Tariki ya 10 Kamena mu mwaka w'1989 Paul Kagame yashakanye na Jeannette Nyiramongi, wari warahungiye i Nairobi muri Kenya we n'umuryango we. Bakorewe ubukwe mu gihugu cya Uganda. Kagame yari yarasabye mu muryango we kuzamurangira umugore umukwiye, baza kumurangira Jeannette, bazijya kumusura muri Kenya nabaza kumusura muri Uganda. Bakomeza umubano wabo, igihe kiragera bararushinga, aho bafitanye abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Imfura yabo yitwa Ivan Cyomoro Kagame, ubuhita ni Ange Ingabire Kagame, hagakurikiraho Ian Kagame n'umuhererezi Brian Kagame. Perezida Paul Kagame ni perezida wa 6 mu bayoboye u Rwanda, akaba yaratangiye kuyobora iki gihugu guhera tariki ya 24 Werurwe mu mwaka w'2000, uhereye yayoboraga inzibacyuho. Paul Kagame wari Vice Perezida mbere yo kugera kuri uyu mwanya, yagiye kuyoboza asimbuye Pasiteri Bizimungu wari weguye. Perezida Kagame yari ayoboye ingabo za RPF Inkotanyi zabohoye igihugu. Icyo gihe yari umusirikare wari ufite ipeti rya General Major. Paul Kagame yageze mu gihugu cya Uganda mu mwaka w'1962, ahunganye n'umuryango we, bahunze itotezwa, ihohoterwa n'ibindi binyuranye byakorwaga n'Abahutu bari bararenzwe n'urwango, batifuza ko Umututsi yaba atekanye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe ivangura ryibasiraga abo mu bwoko bw'Abatutsi, umuryango wa Paul Kagame uri mu miryango yatotejwe, maze abasaga 100 bakava mu byabo bagahungira mu bihugu by'abaturanyi. Mbere y'uko bahungira muri Uganda mu mwaka w'1959, umuryango wa Paul Kagame wahunze ujya kuba mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'u Rwanda, aho wahamaze imyaka 2, hanyuma baza kwerekeza mu gihugu cya Uganda, bahunze itotezwa, ihohoterwa n'ibindi binyuranye byakorwaga n'abari bararenzwe urwango, batifuza ko Umututsi yaba atekanye mu gihugu cy'u Rwanda. Bagiye kuba mu nkambi ya Nshungerezi, aho ni muri Uganda. Icyo gihe hari mu mwaka w'1962. Paul Kagame yari afite imyaka 5 gusa y'amavuko. Muri icyo gihe ubwo Paul Kagame yaje guhura bwa mbere na Fred Rwigema, baje kuba inshuti ikomeye, twakita inshuti magara.
Paul Kagame yaje gutangira ishuri hafi aho mu nkambi y'impunzi, aho we na bagenzi be bahaje kuhigira icyongereza, bagatangira no kumenyana, bagatangira no kumenya umuco w'Abagande. Ku myaka 9 y'amavuko yimukiye mu kindi kigo cy'amashuri abanza cya Rwengoro, mu birometero bibarirwa muri 16 uvuye aho, maze aza kuharangiriza amashuri abanza afite amanota meza kurusha abandi, biza kumugeza mu kigo cya Ntare, kimwe mu bigo byiza kurusha ibindi muri Uganda, dore ko na Perezida Museveni wa Uganda ariho yize amashuri ye. Paul Kagame yapfushije se mu mwaka w'1970, ndetse muri icyo gihe aza kuburana na Fred Rwigema atarazi aho yari yaragiye. Iki gihe Fred yari yaragiye mu nyeshyamba zaharaniraga kubohora Uganda, maze ibi byose bituma amanota Paul Kagame yageraga mu ishuri agabanuka, ariko ishyaka ryo kuzarwanya icyatumye na bagenzi be b'Abanyarwanda bahunga igihugu rikomeza kwiyongera. Yavuye ku kigo cya Ntare arangiza amashuri yisumbuye ku kindi kigo cyo mu mujyi wa Kampala, ariko aha ntagera amanota meza yo hejuru nk'uko byari bisanzwe, bitewe n'ibihe yari ari kunyuramo bidasanzwe byatumye asubira inyuma. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Paul Kagame yasuye u Rwanda inshuro ebyiri, mu mwaka w'1977 no mu mwaka w'1978. Icyo gihe yari umusore muto hagati y'imyaka 20 na 21 gusa y'amavuko. Yageze mu Rwanda azi no kubasha guhura n'abandi bo mu muryango we, ariko kuko yari azi ko ari impunzi akaba ashobora kuba yatabwa muri yombi, byatumye agira amakenga, maze mu gusubira mu Rwanda yinjira mu cyahoze ari Zaire, aho guca ku mupaka wa Uganda ngo hatagira uwagira icyo amukeka. By'umwihariko yari agamije kumenya u Rwanda no kumenya byinshi ku makuru yarubwirwagaho. Muri icyo gihe kwinjira mu Rwanda byari byoroshye ku banyeshuri muri Uganda, kuko byabasabaga kwitwaza ikarita y'ishuri n'icyangombwa cyo mu karere batuyemo. Icyakora ku mpunzi zisanzwe byo byari kuba ibindi bindi, kuko bitari byemewe. Ikindi ni uko iyo Kagame aza kwinjira mu Rwanda afite icyangombwa bigaragaza ko ari impunzi, bari gutangira kumukeka bidasanzwe. Amaze kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, yafashe tagisi imugeza mu mujyi wa Kigali, aho yahahuriye na nyirarume we. Muri iyo minsi yamaze i Kigali, ngo yagendaga mu masaha y'ijoro yirinda guhura n'abashinzwe umutekano, bakaba bamubaza byinshi. Mu duce yabashije kugeramo icyo gihe ni akabari kabaga mu Kiyovu, kakundaga kugendwamo n'abayobozi bakomeye mu gihugu ndetse n'abadiplomate. Ahavuga ko yahazaga kenshi akicara akanywa fanta ya oranje yicaye wenyine yumva ibiganiro abaje muri ako kabari baganiraga, byibandaga kuri politike mu gihugu. Mu Rwanda bwa mbere hamaze ibyumweru 6, ahagaruka mu mwaka w'1978. Kuri iyi nshuro yirinze umujyi, yibanda ku gusura ibyaro byo mu Rwanda aho kuguma mu mujyi. Iyi minsi yose yamaze mu Rwanda ngo yamufashije kumva neza ibibazo Abanyarwanda bari bafite na politiki ishingiye ku ivangura ryari rihari. Icyo gihe nibwo yakoze ibishoboka byose amenya neza igihugu, uko abantu babayeho na politiki yacyo, anagira abantu amenyana nabo. Ibi bikaba byaraje kumufasha mu myaka yakurikiyeho. Amata yabyaye amavuta. Akiva mu Rwanda, Fred Rwigema yongeye kubonana na Paul Kagame nyuma y'uko hari hashize imyaka 3 batabonana, maze Rwigema amenyesha Kagame ko mu gihe atari ahari yari yarabashije kwihuza n'umutwe w'inyeshyamba wa Yoweri Museveni wari mu gihugu cya Tanzania, dore ko Museveni icyo gihe yashakaga guhirika Idi Amin wayoboraga Uganda mu mwaka w'1979. Fred Rwigema yasubiye muri Tanzania gushyigikira Museveni mu ntambara bari bashyigikiwemo n'ingabo za Tanzania ndetse n'abandi Bagande bari barahunze igihugu, maze batsinda Idi Amin bamuhirika ku butegetsi. Gutsindwa kwa Idi Amin byatumye Kagame n'abandi basore b'impunzi bifashijwemo na Fred Rwigema bihuza n'ingabo za Museveni wari waramaze kwinjizwa mu bagize guverinoma y'inzibacyuho.
Kagame yagiye muri Tanzania, maze leta ya Tanzania yari ishyigikiye ubutegetsi bushya bwa Uganda imuha imyitozo mu bijyanye n'ubutasi. Mu mwaka w'1980 muri Uganda habaye amatora, maze Milton Obote aba ari we uyatsinda. Museveni yanga kwemera ibyayavuyemo, ndetse we nabo bari bari kumwe bahita begura muri guverinoma yari igiye kuyoborwa na Obote. Bayoboka ishyamba ngo bazabashe guhirika Obote. Kagame na Rwigema nabo bahise biyunga kuri we bagamije icya mbere kuzarwanira impunzi z'abanyarwanda zicwaga na Obote, ariko banafite umugambi wo gushaka ubunararibonye bwazifashishwa mu gusubira mu gihugu cyabo bagatahuka n'izindi mpunzi bakarwanira abanyarwanda bose barenganaga muri icyo gihe. Ingabo zirenga 14,000 zirimo abanyarwanda 500 zafashe umujyi wa Uganda Museveni aba perezida, maze Kagame na Rwigema bahita bagira abasirikare bakomeye mu gisirikare cya Uganda. Icyo gihe Kagame yarakoreye ibiro by'ubutasi muri Uganda. Mu mwaka w'1989 perezida wa Habyarimana wayoboraga u Rwanda hamwe na benshi mu basirikare ba Uganda bashyizwe mu majwi Museveni ko impunzi z'abanyarwanda imyanya ikomeye mu gisirikare, maze biza gutuma bakora kuri iyi myanya ariko bakomeza kuba inkoramutima ze. Ibi byatumye bakaza umurego wo gushaka uko baza bohora u Rwanda, baza kwinjira muri RPF Inkotanyi yari maze igihe ishinzwe, ndetse Fred Rwigema ahita yiyobora nyuma y'igihe gito yinjiyemo, maze bakomeza ibikorwa byo gutegura intambara yo kubohora u Rwanda. Mu kwezi k'Ukwakira mu mwaka w'1990 ingabo zirenga 4,000 za RPF zari ziyobowe na Fred Rwigema zinjiye Kagitumba bagera hafi y'ibirometero 60 uvuye Gabiro. Icyo gihe Paul Kagame ntiyari ahari, yari mu masomo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fred Rwigema yari uyoboye urugamba yarashwe ku munsi wa gatatu w'igitero, maze bituma ingabo yari ayoboye zishoberwa. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'ikinyamakuru Financial Times yasobanuye inzira y'urugamba rwo kubohora u Rwanda, ava imuzi n'umuzingo ingorane bahuye nazo muri urwo rugamba, ndetse anakomoza ku kuntu urugamba rugiye gutangira mu mwaka w'1990 yafashe icyemezo cyo kuva mu kigo cya gisirikare kiri Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abakomanda b'icyo kigo bikabagora kumwumva. Perezida Paul Kagame ati, muri Kansas mu kigo cya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nari mpari nk'umugande. Ubwo rero igihe urugamba rwatangiraga yari tariki ya mbere mu Kwakira mu mwaka w'1990, cyari igihe nyacyo twagombaga gukora igishoboka cyose ndetse tukiyemeza guhangana n'ibyo twari guhura nabyo byose, ariko twagombaga kugira icyo dukora. Nuko rero ubwo najyaga kureba abakomanda b'ikigo nkababwira ko ngomba guhagarika amasomo, byarabayobeye, byababereye urujijo. Barambwiye bati, ibyo se birakurebaho iki? Byo mu Rwanda birakurebaho iki? Wowe uri umugande. Nuko umukomanda wari ubimbwiye ndamubwira nti, sibyo, naje hano nitwa umugande, ariko hari ikindi kintu cyabaye kirimo gutuma ugomba kubona aho uze ndiwe. Nuko umwe mu bakomanda bari bakomeye aho yaje kwicwa, nibwo naje kuza ku rugamba bya nyabyo, ariko Fred Rwigema yari yarishwe. Mpageze mbona ibintu byarazambye. Perezida Kagame yasobanuye ko yamaraga kugaruka Fred Rwigema yari yamaze kwicwa, yumvaga atazi aho azahera. Bamwe mu basirikare bakomeye yahasanze batangiye kumubwira ko ibyiza basubira muri Uganda, bagasaba Perezida Museveni ko bakongera kuba muri Uganda nk'impunzi. Ahanga amahitamo yari abiri, kwemera ko bongera kuba impunzi no gukomeza urugamba rutari rworoshye, ari nacyo cyari gikomeye, ariko banahisemo. Paul Kagame aganiriza ingabo za RPA abenshi muri aba basirikare ng'icyabateye imbaraga zo gushikama bakarwana urwo rugamba, nuko bari barikuyemo ibitekerezo byo gusubira muri Uganda nk'ingabo zatsinzwe, ngo bongere basabe ko bahabwa umwanya nk'impunzi. Nuko baje kwiyemeza ko bagomba gushaka uko bisuganya bakajya mu bice bitari kure y'umupaka wa Uganda, maze berekeza mu misozi. Kagame ubwo yasubiraga kuyobora urugamba, ingabo zari zaratatanye ku buryo hari hasigaye abatarenga 2,000,
ariko yarabahuje barisuganya banasaba ubufasha mu mpunzi z'Abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye. Maze muri Mutarama mu mwaka w'1991 Paul Kagame n'ingabo ze bongera gutera u Rwanda banyuze mu majyaruguru y'u Rwanda, babikora batunguranye kuko bari barabanje kwisuganyiriza mu birunga. Intambara yakomeje bigeraho batangira imishyikirano y'amahoro, bagera i Arusha muri Tanzania. Iyo mishyikirano yaberaga i Arusha muri Tanzania ari nabwo Abatutsi mu Rwanda batangiye kwicwa cyane. Byarakomeje kugeza ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga mu mwaka w'1994. Amasezerano y'amahoro yo gucyura impunzi atarashyirwa mu bikorwa, General Major Paul Kagame n'ingabo yari ayoboye bahangana noneho n'urugamba rwo guhagarika Jenoside rwaje gusoza muri Nyakanga mu mwaka w'1994.